landlord nta munyarwanda wambera mu nzu zanjye ku buntu, aho kugira ayimbanemo yajya kubamo yose yubatse. Ni hahandi n'iminsi 3 yashira ntacyo ndya ntacyo nywa ariko akanyishyura. ariko hari nashonje. Hey! Aye meet me. Oh my god. Igisasa cyawe kizi ko cyane gereza amasaha n'ikicaye kuri rane ikigenda kiragatsinda. Tuve kuri kiriya gisaza kwezi kwa mbere ni kubi ngire ko amafaranga ngire no kubona landlord umeze kuri ariko ni hahandi ntabwo nzamwisha. Hano shaka do ariko waravuze ngo naguzanyishyura. Ninde se wabivuze rande? Mu kwa mbere ni hageze se noneho Kuba hageze ndabyumva. ngera mikara y'ishyushye ko hageze se wamaye iki? Oh my god. Andrew cisha make nkubwire. Nyumvira abana b'iki gihe ngo ncisha make. Mise nagushaka kumva amafaranga yawe ahoro. Ni wumva se? Jesus. Muri iyi minsi amafaranga asigatera agahinda ni kurira. Nkubwije ukuri Wari wicaye hano ugiye kumbeshya. Ndakora munyishyure. ko ntayo mfite. Landru nawe ukubiza amafaranga yarabuze. Yakabuzuye ariko batajemo iki kintu. Gambwira kode cyangwa nimero wishyurirwaho. Ngira ngo macha ukina amayi wabuze iki gihe. Ntabwo wambika iki giti cyo mu gatuza. Rero ko umunani. Uzoye gukina nanjye n'ujye gukina nanjye uzajya gukina na so. 70 years old man. Ajya utaranyishyura. Garuka hano. Sharana. Andrew, bravo, rukuna nana. Chara. Oh my god. Wiyemeje kugira inyamuka dohongo nuzishyura landlord. Nzakwishyura. Nzishyura ryari? Humura reka nge ubu nari ngiye no kuyashaka. Wari ugiye kuyashaka n'ibikote bibi. Ntabwo uyu munsi urandarana. Mbere yuko nk'ukiri kote rero naho ngunge nakwishyura amafaranga yawe. Iryo kote riba mu nzu yandi. Yego ni yawe. Uranyishyura. Tugezemo amezi angahe? Tugeze mu kwa mbere. Uheruka kunyishyura mu kwa 12 w'umwaka ushize. Ngiye ngomba kukwishyura. Wageze ngo uravanga stanyishyuye none. Ibiki nigize ngiye mba ngomba kwishyura. Undi ma amezi angahe? Saa 3 se. Atatu bunyishyura ku gihe. Uya 3 nyine akomeye akura sinigeze kugura bibirira. Inzu yanjye Musigayemo 19,440. 19 mu mezi angahe? Ariko aho mfanga ayo uri kuvuga ngo ufite nkari mu kanwa. Niwe wanze kubaka toyi rero. Oh my god. Shiro toyi dore mba zifite nabuze aho nzishira. Hano nato yihawe. Nayo nzi haba ushira y'ingufuri rero. Hari ubwo wishyura. Jesus. Wakishyura inzu se niwishyura tuwarete. Inzu urayishyura. Jesus. Ako nzayaguha amafaranga Urya yajya bwawe maje kumenya. Ntabwo ukano utama amafaranga yanjye. gutuko. Uri nk'umuntu mwiza. Ibyo si bikoreba. Ushatse wa magafunguzo ka tuwarete. Kubwa ko utari buhaguruka hano utanyishyuye ngo muwaga funguzo ka toilette. Ugiye gukora. Wirirwaga mu nzu ikinze se utazi akazi kaba. Ubu ko ari abajura ubaye umujura byakaga. Se muraga korara. Hera ku byanjye wiba. Ibiye si urugi rwana rwo nujyana se Nta nta kibazo. Ariko unyishyure. Kwarana ukura ariko byifuje. Nakazi nagwaye wowe nyiba nimufata ubura byumva ndakuvuna umugongo. Urashaka muri make nanze kukwishyura shaka kumvuna ngo. Nshaka se sinakubita. Muri nkango bitatu. Ngiye guhera kuri iyo myenda yanjyana neje bizamara bitware mpaka y'inzu yanjye ashize. God have mercy upon us. Wakumvikanye paro kumvikanye n'abapanga inzu yanjye ko nabi. Jesus!
Jesus. Jesus. ariko hari ntashonje